Ndabakiriye mwese kandi mbasuhuza ku kiganiro cy'ijambo ry'umunsi mugezwaho nanjye Josee irumva. Uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwa kane 2023 twatangiye ukwezi gushya kwezi kwa kane. Ukwezi kwa kane ni ukwezi twibukamo cyane cyane ku basoma Bibiliya, ku bizera Yesu, twibukamo icyo nakwita Pasika. Dutangiye icyumweru cya Pasika, ejo tuzatangira icyumweru cya Pasika. Ariko umunsi w'ejo ni umunsi bita Mashami, icyumweru cya Mashami cyangwa Palm Sunday mu Cyongereza. Ni ukuvuga ko icyumweru cya Mashami ni icyumweru kibanziriza ikindi bita Holy Week, ariho tugenda tureba imibabaro ya Yesu Kristo, tureba ukuntu yababajwe kugeza aho agera ku musaraba akatubambirwa. Ariko igishimisha cyane cyane umunsi wa Pasika twibuka kunesha kwa Yesu, twibuka ko yanesheje urupfu, twibuka ko yanesheje umwanzi, twibuka ko yatsinze akazuka, akagaragara umutsinzi, akagaragara ari Imana ishobora byose, akatuzukira akazuka. Aho niho isezerano ryacu ry'abakristo dufite ko natwe tuzazuka. Yesu Kristo nagaruka natwe azatuzura ku munsi azagaruka tuzazuka twese. Amen. Dufite ubutsinzi, twicaranye ubutsinzi kubera ko Yesu Kristo yatsinze, agatsinda umwanzi, akatsinda urupfu, akazuka ku munsi wa Pasika. Niyo mpamvu nkunda ukwezi kwa kane. Uyu munsi rero nagira ngo mbifurize mwese ukwezi kwa kane kwiza k'umugisha w'Imana. Tugiye kurebera hamwe igisobanuro cya Palm Sunday cyangwa cya Mashami. Iri jambo turisoma cyangwa se inkuru ya Mashami tuyisoma mu butumwa bwiza bwa Matayo ndetse na Mariko ndetse na Yohana. Aho se tugenda dusoma inkuru ya Palm Sunday. Cyane cyane Mashami tubona ko ari icyumweru cyangwa se ari event yabaye cyangwa se ari ikintu cyabaye mbere yo gutangira urugendo, aribyo bita Holy Week, yo gutangira urugendo rwa Yesu Kristo, atangira urugendo, navuga urugendo rw'umusaraba, urugendo rwe rw'imibabaro. Aho rero niho Yesu Kristo yaje kwinjira i Yerusalemu. Aza kwinjira mu mujyi w'i Yerusalemu. Ajya kuhinjira habaye icyo nakwita kuhimbaza. Yesu yatumye abigishwa be arababwira ati mugende munzanire icyana cy'indogobe kitigeze kigendwaho n'umuntu n'umwe, mukiziture mukinzanire. Kandi hagira abababaza ati icyo cyana cy'indogobe mukijyanye mumubwire ko ari jyewe ubatumye ko ngikeneye ngishaka. Niko byabaye. Ariko izi nkuru, ibi byose byabaye kuri Yesu, byabaga byarahanuwe n'abahanuzi mbere yo kuza kwa Yesu, yuko ariko bizaba. Yesu Kristo yaraje arinjira mu mujyi w'i Yerusalemu, ahasanga abantu benshi cyane bamutegereje, bashashe amashami y'imikindo n'imyenda yabo kugira ngo ayigendeho. Icyo cyana cy'indogobe yicayeho akakigendaho, nacyo bashasheho imyenda yabo ayicaraho. Ibyo byose byabaga byarahanuwe, byabaga byarateguwe n'Imana ishobora byose. Palm Sunday rero muri make navuga ko ari icyumweru bahimbajeho Imana, ari icyumweru bahimbajeho Yesu Kristo, bavuga ati Hoziyana, hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Hoziyana. Benshi cyane bazamura amashami, baramuhimbaza, baranayasasa ayagendaho. Navuga nti ni icyumweru kibanziriza icyo twita Holy Week. Holy Week, icyumweru Yesu Kristo yiteguragaho gutangira urugendo rwo kugera ku musaraba. Niyo mpamvu abantu bizihiza Palm Sunday cyangwa Mashami. Imana itugire neza bene data. Nushaka kubisoma birambuye, usome mu butumwa bwiza bwa Matayo ibice 21, hera ku murongo wa mbere ugeze ku wa 11, iyo nkuru urayibonamo. Imana idufashe uyu munsi wa none, nagira ngo mwese mbifurize ukwezi kwa kane kwiza k'umugisha, tugenda twinjira muri Holy Week,
twinjira mu cyumweru cyo kubana na Yesu, cyo kongera kwibuka ikintu cyiza yadukoreye ku musaraba, kwibuka ko yadupfiriye, kwibuka ko yababajwe, kandi iyo mibabaro ye yababajwe ku musaraba niyo idukiza, ngo adukirisha imibyimba ye, adukirisha imibabaro ye, za nkoni yakubiswe, ya mibyimba yagize, rya cumu yabambwe mu rubavu akava amaraso ndetse n'amazi, ibyo byose nibyo adukirisha kugira ngo twebwe tube bazima kandi tubone ubugingo buhoraho. Amen. Imana ikugire neza uyu munsi wa none. Tuzakomeza ubutaha muri iki cyumweru tugenda tureba ibya Holy Week, ibyo urugendo rwa Yesu bwo ku musaraba n'ukuntu yanesheje urupfu. Turi kumwe rero, ntukabure hano kuri iyi Christian TV ariyo Pure Gold, izajya kugezaho ijambo ry'Imana. Ugire umugisha w'Imana.